nkavuga ngo rero ni ikintu dukwiye gutekereza neza kuko ivuga butumwa dufite muri iki gihe riradusaba gutanga n'iki n'amafaranga. Okay. Mbere wenda yuko ngira identanga ndi umukatolike kugira ngo mpere kuri uyu mupapa wari umaze kuvuga ibijyanye wenda n'imyemerere no kuvuga ngo hejuru kuba umukatolike ndi umunyamakuru nkaba n'umuhanzi donc ndi ku mpande ebyiri ziri kugongana. Ikintu cya mbere nashaka kuvuga ku bahanzi nuko nkuko bahoze babivuga kare umuhanzi ngiye ku ruhande rwanjye uko mbyumva yagombye gutungwa n'aya mpano afite nkuko umuntu ashushanya dore aya mastati buriya ubajije ngo igura ngaho ushaka gusanga nk'iyi ngiyi ishobora kuba iri nko muri miliyoni 8 aka kantu. Hanyuma wa muhanzi kugira ngo azashobore kujya muri studio bya bihangano bye bize bikugeraho bigufashe c'est que muri studio yatanze amafaranga. Hano hari aba producer benshi ngira ngo umuhanzi kugira ngo umwakire wenda biratandukanye ariko nibaza ko umuhanzi amuzanira amafaranga kugira ngo amukorere indirimbo. Icyo ni kimwe uvuga ngo wa muhanzi hejuru y'ubutumwa bwiza atanga akeneye n'aya mafaranga kugira ngo ashobore kubaho kandi ashobore no kuba yakongera gukora ibindi bihangano. Iyi minota ni ikibazo inyuma y'ibintu bamaze kuvuga ariko icyambere ndashyigikira igitekerezo cya mwene data birakwiye ko twongera kandi icyo kiraba gihagije. Cya kabiri Keza arakoze twabivuzeho byinshi ariko jewe kubera ko ndi manager wa Nyamitari ubwo nabyumvaga cyane ibihosho byangezeho ariko si ibikomere nkuko mwene data yabivuze ariko mureke tuzatandukanye kureka. Harimo ibintu bitatu, harimo kureka burundu kuririmbira Imana, harimo kuririmbira Imana ugakora n'izindi ndirimbo zirimo n'urukundo kuko nirwo rutera ikibazo, harimo no kuba noneho wakora byombi n'ibintu bigera ari wenda mu buzima bwa gospel umuntu aba arimo aragenda acamo mu buzima busanzwe cyangwa se hari uburyo bwa mikoro ngiye nibwo turi bugeho cyane sibyo. Hari icyo umuntu asabwa nkuko bamwe bagiye bivuga kugira ngo abashe kwinjira muri studio. Icyo kintu kuba azakibona nago azazaze wavuge ngo wakozwe concert nubwo wenda nashakaga yeme kumubaza gato ese abantu batoya babafasha iki kugira ngo bazamuke kubera ko ikibazo gihari umuntu mukuru yaje akavuga ati ngiye gukora concert kwinjira n'ubuntu. Umuntu muto uri kuzamuka kugira ngo azavuge ati kwinjira n'amafaranga 3,000 abona abantu bari buze n'abandi bakuru bavuze ati nago kwinjira biraba ari ubuntu. None ngabwe ni ku bantu wenda bato bari kuzamuka bo bajye hamwe nk'abahanzi babigiri hamwe bavuga ati twebwe uyu mwaka ugiye gutangira nta concert tuzakora yitwe iy'ubuntu. Nago abapasteri cyangwa se n'abandi bantu bakoresha ibyo bitaramo bazakenera aba bantu bakuru gusa bazakenera n'abana urubyiruko kuko ari rwo nanone ruzazana urubyiruko bangana. Ikindi icyo nshaka kuvugaho jewe ni nk'igiteye ni nko kubabwira cyangwa se kubibutsa ko gospel ubundi n'ubutumwa bwiza nicyo bishatse kuvuga. Numva gospel atari ukuvuga ngo nukuririmba mu gihe runaka cyangwa se muri gahunda runaka ahubwo ngewe numva gospel yakagombye kuba ubuzima. Rero iyo muvuga ngo umuntu ngo ari muri gospel ariko ngewe uko mbibona ndababwira ukuri kwanjye hari nabo tubona bitirirwa gospel ariko batayirimo barimo nyine kubera yuko baririmba indirimbo za gospel ariko critères ziranga umuntu w'umu gospel atari donc mu buzima bwe bwa buri munsi. Ngewe icyo nshaka kubabwiza mukuri nuko gospel ari ubuzima. Gospel si indirimbo runaka, gospel n'ubuzima ubamo bwa buri munsi. Rero icyo nshaka kugira ngo mbibutse no kugira ngo usibye no kuririmba cyangwa se guteza imbere gospel numva no mu buryo bw'umwuka kubera yuko ubundi nta muntu utanga icyo adafite. Rero icyo nshaka kuvuga aho ngaho no kugira ngo ubundi target ya mbere numva ari ugukiza imitima y'abantu. Gospel ubundi target ya mbere kugira ngo uririmbire Imana cyangwa se uririmbire ubwira Imana iby'ubwami nuko abantu bakiri imitima ababaye bakabona ubuzima donc gospel no gukiza nagakiza ngiye kurangiza nuko baba bashaka bo gukoresha umuhanzi kuyikoresha kubusa kandi ari bo bantu bakagombye bacyo ni cyambere bakamuha n'amafaranga
ariko usanga ari abantu iyo bakoresheje concert iyo bakoresheje bakuye hanze bakagira ikintu baguha ibyo bigatangira kureba ikindi kintu mu bantu tuzagira umwanya ariko bose tunarwaye bizakira abatense kuri zino liste biri serious cyane mu buryo dukeneye indi nama cyangwa undi utense kuri liste agere gufatira ngo please cyangwa uyerekeho ntiyashyireho email yenda ashaka kubanza gushimira Patrick naramusaba ikintu kimwe ntabwo ari indi mpamvu arabizi wenda ariko mfite ikintu ushaka kumushimira kimwe munyemerere dushyireho komite ariko noneho mu gihe itarajyaho tube dutumye Patrick atubwirira abahanzi n'abanyamakuru bose ko tugiye gushyiraho komite iyobora iyi sosiyete yacu nicyo cyifuzo cya mbere mfite noneho uretse ntushyiraho komite kuko haracyari ikibazo ngende no kumva cy'imyizere kuko kugira ngo tugire ishyirahamwe ilfo twese tumenye ngo uretse gato bizadufasha gukemura ibibazo byinshi twagiye twumva hano ari abo ngabo bagenda bategura ibintu ntitubimenye ari abo ngabo biyitirira ibintu bidakwiye kwiyitirirwa ibibazo byose n'abagenda ntabwo bazagenda kuko tuzaba dufite izindi mbaraga tuzaba dufite umubyeyi uwo mubyeyi azaba ari iyo komite dutegurira ibintu byose murakoze nta kindi tuvuga ni ikintu kijyanye mureke dutegura ama debate menshi ajyanye n'izi topic turi kugenda tuvuga kandi ushaka aba experts muri zino debate muri ano topic turi kuvuga bizatuma abantu tugira ubumenyi bumwe cyangwa se dusobanukirwa ikintu mu buryo bumwe ariko niyo tutabyumva mu buryo bumwe twamenya neza ikibazo uburyo giteye buri muntu agafata umwanzuro we azi neza ikibazo dufite muri rusange ikindi kintu cya nyuma hari inama mperutsemo yari nk'abantu b'abavuga butumwa b'abamisiyoneri bakorera hirya no hino ku isi ikintu bari bafite challenge yari challenge y'amafaranga amafaranga rero ni ikintu gikomeye cyane ntitwirengagize ngo dushake gutsindagira abantu bacu abahanzi benshi muvuga bavuye muri gospel ngiye benshi twarakoranye bonye cyane nasaba ari umuhanzi ari umunyamakuru ari buri umwe wese mu ruhare rwe rwa gospel nasabye yuko buri umwe mbere yuko nibyo byose duteganya byabaho azabeho empathic no kuvuga ngo buri umwe yishyire mu ruhande rw'undi ko numvisabamo ikintu cya judgment ntabwo nabona umwanya uhagije ikindi byibura nsaba buri umwe wese uri hano by'umwihariko wumva ari committed dukeneye sinzi nandi bita professionalism ariko buri umwe akumva icyo aharanira Professor Patrick kubera iki gitekerezo ariko mfite ikibazo numvishije ko abantu bose bavuze nsanga dufite ikibazo mu kudefinisa ibyo dushaka gukora go promotinga what is promotion gospel what is gospel muri gospel niki ese nabarokore gusa ese adventist tubashize andi kuri gitekerezo cyo guza abantu nubwo hari n'abandi bari kubura ariko nubwo baba babiri cyangwa batatu Patrick big up c'est vraiment bon nimara kubona SMS yawe kumbwira ngo okay that's fine ari utuntu ushaka kugenda navuze ibintu byinshi tugenda nkuramo utuntu dukeya kamera kuri urangije nangaha promotion is not done by me akarenje kuyikora hano bwo ari n'aba bayikora hano bwo ari na gospel promoters group ikora promotion y'ibintu bya gospel evangeli ifite imbaraga zikomeye ndabeshya Steven shabwo ry'Imana ifite imbaraga zikomeye byo gusenyagura no kuzamuka no kubaka ku buryo bukomeye cyane no one is promoter muri gospel no one usibye Imana yonyine turi kumvikana icyo kintu abahanzi n'abanyamakuru maze bikuremo ubwibone bwo kuvuga ngo muri aba promoters kubwibone mu bwikuremo kwanza nanjye bwagera bwikuyemo kuvuga ngo pore no kwisango star bana gumine ko promoter wa hatari zero urumva we petit Pasco ntabwo uri promoter promoters burabyo ndaza kubikubwira mukanya abikubwira impamvu namushimira nuko tumamwereza ati Patrick ari yerengagiza wenda niba azafitanye n'umuntu akamuzana nakorera namushimira umuntu umugabo hari umuntu umwe usigaje komeye ikindi kandi mvuga yuko nunga mu byo Paul yavuze ni ukuri ngera byanyubeye niba iyo gospel reka tuvuga tuti igiteza imbere ubwami bw'Imana ko gospel ni style n'undi wese hagiye ineza yagumye kuba muri gospel mu izina rya Kristo Yesu
Sing, you are Alpha and Omega.